mbere se ko yabaye radio Rwanda yingi yitwaga Rubyiruko. Yego. Rubyiruko na Juliana. Nizo ndimo za mbere wasize hanze. Ariko icyo gihe ni radio Rwanda yari yaje kutwandagira mu ishuri muri école sociale. Noneho babaza ababikira baduhitamo na murumuna wanjye nanjye n'undi mudamu kobwa witwaga Claudine. Twaziririmba rero studio yari yaje mu ishuri. Yego. Muri école. Icyo gihe studio iyo radio Rwanda yamanukaga ikaba recording ikaregistra izo ndirimbo barazibakiniraga ku buntu. Bazijyanaga muri radio bose atari propriété privée. Ibyo bindi ari cyo twari tubiziho. Yego. Ya maze rero bakavuga indirimbo muri radio Rwanda zaririmbwe na bakavuga bagiye kumva ngo bava ngo ni abakobwa barwabaga amana yanjye. Yego. Mama aravuga ati sinabivuze byasame. Nago wumva ubuzima bwo kuba umustar icyo gihe. Zageze twebwe bikajya bidutera isoni. Ahubwo ntabwo batubwiye ko bazajya babivuga muri radio. Yego. Para quelque part. Ngo hanyuma ngo azakora exposition nini cyane. Icyo gihe nzase ko habyina. Yego. Cyare. Niho basigaye bambyinishije agende nk'umusazi. Agera no mujyanamo. Yego. No mukutera ariko guziko naragiye ndabikora byagije icyo gihe cya exposition kiragera twohereza imodoka turagenda hari haba exposition nini cyane n'ibyo bikomere twabyizungu nyine by'ibya artiste ko banjyana muri ahantu kubise muri za loge aho bambarira abitamyenda ya Kinyarwanda soko z'uruhanika ariko ugarika ndi kumwe n'uwo mu manager wanjye nduzi ko ari manager Odira kwa undi rero nawe uvuze ingoma abajya kuri scene erega nturuka yongiye ubyina nitererase. Yego. Nayanje wabaye umustar kera niterera nibyinira n'uwo mukobwa we ari iruhande rwanjye akoma amashyi. Ndavuze tugoma nambaye gano n'utuyugi ku maguru. Ubwo se ahubwo bise bituma mbitekereza iyo myambaro wari kwe mu Rwanda. Imikenyero rero twabaga tuyigira kubera imizi mikuru y'ijanga makwe cyangwa umuco nta muntu utagira nyafana agiraga imikenyero. Yego. Amayugi rero utuyugi nagiye kudukura ahantu matongi nza ahantu hagagurushwe utuntu nk'utwo twa instrument de musique. Yego. Ndatubona duto uratwambara tari by'abagabo duto. Umvase ko tumwe nadushyize ku maguru tundi ngadushyira nakoma amashyi natwo tukavuga nadiha nabyo bikavuga na femme orchestre. Yego. Byose wari ubifite ubikwije wari uri kwicurangira gukogana unaririmba unabyina. Nako abazungu babyakira bate? Bari bumiwe ariko se wari wabona umuntu ujya kuri scene akakora ibintu nk'ibyo byose akiterera akikiriza akabyinira. Niho wahereye uhita uba umustar pe. Rero uko bakajya bantumira rero nyine regiriyemo bukeye umuhungu we yarangizaga amashuri ya cinématographie. Yego. aramubwira ati pour ton dernier travail byandi bita mémoire ati abari we ari we indirimbo za Sakarebwa rero uzafata. Ngaho rero no bwa mbere ngiye muri studio. Yego. Wa mugabo uzo mwana ubonye nk'ameza cyangwa ikipaniye cyuzuye bombo. Yego. Yaba abanyagasani baranyeretse ngo hahagirijwe rimwe hano hakagira indi hano ririndi ngo bagashyiramo kasike ngo no karirimba na ryandi yambaye avuga nti ya majwi yose yamezemo ngiye kuyasohora. No nyine ni paradiso yanwaraga kwigara nibura akanyigiza imbere. Transport ari goye gutyo yacuruzaga mu bintu byitwa ahantu hitwa Umutsi. Ari goye se hari na transport ubwo padituno no ukava nka hano i Kigali ukagikira mu Ruzi n'ibirenge. Wenda aho ni kure cyane. Yego. Ariko nko muri
nkava nkaha nkajya hehe nka Nyamirambo n'amaguru nkaza gutaha. Nyamirambo ni hafi. Oya mvuye hangaha ku Kicukiro. Kugenda ukagera Nyamirambo n'amaguru ukongera ukarenza no kajya ni Remera. Ari indirimbo yawe bivugamo. Manuka igikono nka Remera. Aho navugaga ko natashye bwari ubwa mbere tuza kuko byarashoboka tugiye kuza mu Rwanda. Tubikorera indirimbo. Byari yego byari bitemewe. Reka ngusuze cyane mwifurize ibihe byiza, mwifurize kugubwa neza cyane na Iris TV ndetse umunsi mwiza ndi kumwe n'umubyeyi, ndi kumwe na mama wanjye, niko navuga. Umuntu utamuzi ngira ngo wenda yaba ari uwigiza nkana. Reka nakire mama Cecile Kayirebwa kuri Iris TV. Muraboneza? Muraho. Yego. Makuru Ni meza rwose. Turakwakire ku nshuro ya mbere. Yego nanjye ndashimira. Kuri Iris ariko nanone tunishimira ibihembo maze iminsi utwaye. Ngo watwaye igihembo cy'umuntu wateje imbere ndetse ukanafasha urubyiruko kuririmba gakondo, gukora umuziki wa gakondo. Urabimenye? Narabimenye nanjye ndatarantunguye ariko byari byiza cyane. Byari ibintu byiza. Byari ibintu byiza rwose. Yego. Mama, iyo urebye gakondo yacu cyangwa se umuziki w'abanyarwanda n'ubundi ya gakondo, kuririmba zira ndirimbo za gakondo, ubona bihagaze gute ugereranyije no mu gihe cyawe cya kera ubitangira? Byagiye bigabanuka kubera imiziki yo mu mahanga. Yego bakumva ko ari byo byiza ngo ni moderne ngo iki, urabona haje ibintu byinshi. Bya rock, bya jazz, bya kim byose bivuga ko na kera igihe cyacu byari bihari ariko hari ikintu umuntu akunda. Gakondo nayo ikunze kuva kera. Twarabyinaga kuva turi abana muri primaire, rero mbere ya primaire muhira twarabyinaga gusa cyane kubera ko papa na mama barabikundaga. Abashyitsi bacu baje aho ngaho icyo gihe abantu barasuranaga nuko bakatubyinisha na murumuna wanjye noneho rero na papa yari umuntu ukunda kuririmba cyane, yaririmbishaga hariya muri Sainte Famille. Ariko kiratini yarazi kiratini rero umuseminari. Yego seminari mukuru ahubwo twaravutse yarageze igihe cyo kuba padiri. Yego bitubwiye rwose ukuntu habaye inama ikomeye cyane iwabo kwa sogokuru. Bavuga mbega amagambo y'abantu bakuru sinayasubiramo ukuntu babivugaga. Shaka guca umuryango bagiye kuba padiri bambara ikanzu nk'abakobwa. abivamo atyo umuryango wateranye. Ngo se yavugaga yavugaga ko ashobora kumuca mu muryango rwose. Barabanje uratuci kujya mu mashuri mu maseminari tukubura za so waragiye ibintu nk'ibyo. None nguki ati ubwo ababyeyi buriya ntabwo bakunda umwana udashaka kwagura umuryango. Gukomeza umuhungu cyane kandi nuko noneho rero urumva rero baramurangira mama hari imisozi yegeranye. Wabo wa papa ni Kiramuruzi, wabo wa mama ni Bugarura. Yego Bugarura na Mamfu. Teka byaradusetsaga tukumva Mamfu ari byo Mamfu. Yego nuko byagenze kugira ngo tugire abana tumuvuke ko tubavuke ko. Yego kwisanga uri umuhanzi. Cecile Kayirebwa yisanga ari umuhanzi. Wowe tangira kuririmba bwa mbere byagenze gute? Bwa mbere baba bwabayeho. None ndakubwira ko nabibayemo kuva nkiri umwana. Buri mugoroba uko umunsi wije papa atashye avuye ku kazi yabaga aje aririmba icyo kiratini akakitwigisha, yarangiza yaririmba nk'indirimbo y'ikiratini. Yego tukayimenya noneho akayisobanura mu Kinyarwanda ubwe
muri rya mijwi. yego yakatubwira yavugaga ngo mu kilatini yarangiza tukayiririmba mu kinyarwanda ngo bose bazamenyerewe yuko muri intumwa zanjye nimukundana nk'uko nanjye nabakunze. nuko twabaga rero twicaye aho ngaho ku misambi twari na benshi. noneho mama yakecirije akavuga ngo ngo rero ngo noneho ngo sibwo babaye Yezu ngo nuko muri 12 yego muri intumwa zada tukahora muri ibyo byine. buri mugoroba rwose twaririmba nyuma yo kuvuga ku meza twaririmbaga twarangiza tukajya kuryama. bikomeza gutyo ubanza ubwinjiramo. hari abandi ukiri umwana hari abanzi wakundaga b'abanyarwanda abandi bahanzi? nkiri umwana se numvaga izo mbyino za mama babyinaga z'ikinyarwanda. amugoroba twebwe hari byari ikilatini ibyo mu mashuri twebwe twirindiraga igifaransa. urumva ko twari multiculturel. tukabyina ikizungu tukabyina ikinyekongo byose za lumba twaravangaga rwose. kandi no ku ishuri rero twarabikoraga. barebaga abana babikunda mbese nk'igihe cyo gukina abandi bari batera imipira tukajya muri ibyo na murumuna wanjye n'abandi. hanyuma mu kiliziya hariya Sainte Famille tukaririmba nabwo. niho twajyaga mu misa ku wa gatatu abanyeshuri bose ab'abahungu n'ab'abakobwa bigaga kuri Sainte Famille n'abandi twigaga muri Notre Dame de Citeaux. nuko mbega bikomeza bityo. urumva ko muziki wari urimo ari mu rugo ari mu ishuri rikuru ari muri primaire igihe cyose. no muri secondaire narakoze ahubwo akagurupe nitaga cercle de chant et de danse rwandaise. nashaka ko ikinyarwanda sinzi impamvu rwose byabaga bindimo. noneho rero twaturukaga hirya no hino Buganza ku Gisenyi Gikongoro Gitarama ahantu hose. noneho umuntu wese akaba agenewe kuzana indirimbo y'iwabo mu muco wahavuka wabo mbese n'imibyinire yabo tukabikora tukabyiga. mize mikuru reka bakaba baratubonye. urumva ne igihe cya recreation abandi n'abakina imipira nibyo numvaga nishakira. n'ibintu nari mfite gusa mu mubiri wanjye no mu mutima wanjye ntumbaze ngo byagenze bite ariko urumva byaraturutse. ariko byari byo mu muryango n'ubundi byari byo mu muryango urumva. hari ibintu wavuze ngo kubyina rumba bita bintera amatsiko. ndavuga nti Cecile Kayirebwa yabyinaga rumba koko? yego madongo na za rock na za jerk na za yego ko. ubwo hari nka ryari? muri adolescence ngaho ndebera nawe bara adolescence hashize nk'imyaka nka 60 kuva mbese dufite nk'imyaka 12 zamura. nuko hari indirimbo ukibuka z'icyo gihe? oya na nyuma ahubwo tugeze turi abagore batoya twarugumyaga tugakina. mwiyaroke se Reviens-moi mon amour la 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 je t'attendrai toute ma vie sur le fallait. Ko twajyaga tubikonfunda tukavuga ngo sur le fallait bati c'est sur le fallait ku musozi odoya toute la vie sur le fallait. yego nk'izo ngizo nyine twagira mu kamoroke. nuko tugaturuna ibintu bigacika muri quartier. basaza bacu no mu mashuri no mu mugoroba twitaramiye gutyo gusa. na za slow na za tango mbega tukamenya ama difference. buriya tango na salsa bitandukanira he?
biratandukanye da tango ni 2 pas sur 2 pas buhoro mbese tuvuge ko slow kari ipa imwe ku yindi tango kaba 2 pas sur 2 pas salsa rero n'ibindi bamaguru abakobagana cyane yego ndumva nawe adolescence ari nziza ubwo cyane ari mu mashuri yari mu rugo baratubyinishaga igihe cyose byabaga ari byiza cyane birumvikana ubwo nari misero nibaza indirimbo yawe ya mbere rero washyize hanze ugiye muri studio niyo matsiko mfite studio ya mbere se ko yabaye Radio Rwanda yingi yitwaga Rubyiruko yego Rubyiruko na Juliana nizo ndimo za mbere washyize hanze ariko icyo gihe ni Radio Rwanda yari yaje kutwanregistrera mu ishuri muri école sociale noneho babaza ababikira baduhitamo na rumuna wanjye nanjye n'undi mudamu kobwa witwaga Claudine turaziririmba rero studio yari yaje mu ishuri yego muri école icyo gihe studio iyo Radio Rwanda yamanukaga ikaba recording ikaregistra izo ndirimbo barazibakiniraga ku buntu bazijyanaga muri radio bose atari propriété privée ibyo bindi byari icyo twari tubiziho yego maze rero bakavuga indirimbo muri Radio Rwanda zaririmbwe na bakavuga bagiye kumva ngo bava ngo ni abakobwa barwabagabo mana yanjye mama aravuga ati sinabivuze byasame ntabwo wumvaga ubuzima bwo kuba umusitari icyo gihe zageze twebwe bikajya bidutera isoni ahubwo ntabwo batubwiye ko bazajya babivuga muri radiyo ubwo indirimbo urazikoze rero abantu bumvaga Radio Rwanda muri quartier bagufataga gute wowe n'umuvandimwe wawe urumva bamwe barabikundaga cyane abandi bakagira bene nk'iyo mentalite yo kubigaya abakobwa koko b'inkumi bajya muri radio nuko noneho bigenda biba byiza haza kure noneho ko nakoraga service social nyine ko nonereza amashuri ya social twajyaga gukora mu mafoyer gukorera abadamu n'abakobwa batageze mu mashuri kubigisha nibura ibintu de base mbega byababesha bivuge nka hygiene isuku ibyerekeye ubuzima bw'abana icyo gihe hari indwara mbi cyane yitwa bwaki iterwa na malnutrition kubera ko indyo mbi ituzuye nta nubwo ari imbiga ni ukutamenya yuzuye ahubwo byari rero umva biriraga ibijumba umwana akirira mu kijumba mu ntoki akarya ibitoki akumva ko yariye bakabarinda ibishyimbo tena ngo kuko ngo batera inzoka da kandi ari byo birimo ka proteine nini yo mu bihingwa gutangira parizamu guhingisha nka soya soya rero urayisekura iyo imaze kumera mbega kwera nk'igishyimbo nuko bakaza kuri foyer tukoza isekuru tukoza iyo mihini noneho twarangiza tukamesa yoro kumesa kunyuguza inoze za soya tukazisekura rero uzi ko zivamo amata nyamata avamo inshyushyu nziza cyane uretse rero no kumenya ekonomi yewe amata akavamo tukayasuka ibikatsi ubwo tukaba dutekereje igitoki aho ngaho kumbabura cyangwa kunkwe ibyo bikatsi bikajya muri icyo gitoki bikaza biryoshye se ubu nk'impamo boneho bakabigaburira abana rero bwakigenda ishira abana bari barashize ubusatsi bwaracuramye ubwiso bwarakanutse umubiri warabaye ikintu cy'ikiyobe ntazi cy'amafuti ubundi urwaye bwaci urutwe ni runini ukaba umuhondo rwose n'akada kakabyimba kandi nta kintu nta kirimo harimo ibijumba gusa n'ibindi
ibyo rero nibyo twakoraga muri mafoye yego ubwo nawe urabyumva ko nahise ngenda numva nataramishije nk'abari mu katsi nyine twakoze nk'inama noneho inama yarangira abaririmbisha amaze mu kabyino oya mashaka kumva uturirimbo twabiganza nakoraga imusha hariya twahariho hose nuko tukibyinira nuko hakabamo abakobwa baribyinaga neza bakavuga ngo izo mbyino ngo ni nyina wazibigishije ahantu hitwa iyo bigwa ariko naho ni amafoye najyaga njya gusura bambwira ko bayigishijwe na nyina yari indirimbo numvaga nkuze cyane naranayiririmbye no kuri masede yanjye noneho ndashega rero ngo banjyane ndangije gukora inspection muri foye ubwo bw'umwari amerekeza njyana kwa nyina nirirwa ariko hari ahantu kure we kandi twagendaga n'amaguru urabyumva niyo mpamvu ari umucuruzi iyo nagiraga imana nkabona arahise yantwaraga ku igare nibura akanyigiza imbere transport yari igoye gutyo yacuruzaga mu bintu byitwa ahantu hitwa ingumutsi yari igoye se hari na transport ubwo padituno no ukava nka hano i Kigali ukagikira mu ruzi n'ibirenge wenda aho ni kure cyane yego ariko nko muri nkava nkaha nkajya hehe nka Nyamirambo n'amaguru kaza gutaha Nyamirambo ni hafi oya mvuye hangaha ku Kicukiro ugenda ukagera Nyamirambo n'amaguru ukongera ukarenza no ukajya ni Remera ari indirimbo yawe bivugamo manuka igikono nka ni Remera aho navugaga ko natashye bwari ubwa mbere tuza kuko byarashoboka tugiye kuza mu Rwanda tubikorera indirimbo yego byari bitemewe ngo byari byoroshye ubwo rero imiziki urakomeje urayikora hari byinshi wagiye uhura nabyo byagiye biguca intege umaze kuba umustar muri quartier bamwe bari kuvuga bati babana bo kwa kanaka bafite bigize abakobwa bajya kuri radio ntago ari byo urumva bari n'ibicantege waje kongera kugira gute igitekerezo cyo gukomeza umuziki wawe ahubwo agataho mbere yabyo habaye ko ministère de l'information yuzukanye na affaires sociales baramamagara na ma sœur n'undi mudamu yitwa Gatarina ngo tukore indirimbo ivuga irauti by'amafoye sosiyo kugira ngo abantu bakangurire yego turayihimba harimo na publicité ya radio turagenda turayimba yego hari igihe cya saa 5 iteka akaba aribwo bitangira ngo ni igihe yari isaha y'abagore n'ibyigisho n'iki byose abagore namwe bahari b'u Rwanda ni mwizihirwe demokarasi itagira ukwiza yahaha y'abagore agaciro yabakuye mu bujiji bajyana mu bumenyi nuko hanyuma tukavuga rero yindi yitwaga Abanyarwandakazi babyeyi b'u Rwanda mwegere radiyo maze mwibuke ko mu Rwanda uyu mwanya ari uwanyu saa 5 rero niho habaga ibiganiro by'abagore ibiganiro byo guteka ibiganiro by'isuku ibiganiro bya hygiene nutrition etc noneho bakumva rero byari saa 5 bakumva indirimbo iciye muri radio ati nimutabare rero bo akajya kuvuga ati nimutabare mugiye kumva akanya ngo bisasa tirageze buri sasa tugiye kugira abagabo bataye yego amaradiyo twari turadiyo nyine tugendanwa bakatujyana mu gikoni yego agateka batwumva ariko rwose byarashimishaga iyo babivugaga yego
ubwo uwaje kongera rero gukora izindi ndirimbo ryari nyuma y'uko ukoze izo projet zindi kongera gusohora indirimbo yawe wenyine kugira ngo tumenye Cecile Kayirebwa atari kumwe n'umuvandimwe we atari kumwe n'abo badamu bandi none ukavuga uti ngiye kwa registra indirimbo yanjye ngenyine yego carrière solo yawe wenyine byabaye ryarira nari narageze mu bubigi byo ariko kubera ko habaga ibitaramo byinshi muhira hari umuntu w'umupeintre umugabo w'umusaza rwose wari hari haba exposition nini abantu bajya kuyireba tuhanyuze rero n'umugore w'inshuti yanjye witwaga Odile abana mwabo umugabo rero niba abartiste nyine bavuga ko ngo murabahe mwabakobwa ubwo ari mu isoko ari exposa isoko rinini cyane ry'Buruseli yitwa le marché du midi ati turabi Rwanda aravuga ati ntaye nka data amfata intoki ati ngwiki turi umunyarwandakazi turabi Rwanda yego nuko ati se wakabyara bati mbabare atugenda ugere hari Rwanda cyangwa Odira rero nawe n'umusazi ati se ko turamubona byine yego suko bije se biragiye Odira aragumya arangambanira nduzi ko ari kungambanira atubwira ko afite umuntu uvuza utugoma percussionniste niko babita ngo nzagende ngiye gukora quelque part ngo hanyuma ngo azakora exposition nini cyane icyo gihe nzaze kuhabyina yego cyare niho basigaye bambyinishije agende nk'umusazi agera no mujyanamo no mukutera ariko guzi ko naragiye ndabikora byagije icyo gihe cya exposition kiragera twohereza imodoka turagenda hari haba exposition nini cyane n'ibyo bikomere twabyizungu nyine by'ibya artiste kubanjyana muri ahantu kubise muri za loge aho bambarira abita imyenda ya kinyarwanda soko z'uruhanika ariko ubwo ariko ndi kumwe n'uwo mu manager wanjye nduzi ko ari manager Odira kwa wundi rero nawe uvuza ingoma abajya kuri scene erega nturuka yongiye ubyina niterera se yego uvaye umusitari kera niterera nibyinira n'uwo mukobwa we ari iruhande rwanjye akoma amashyi ndavuze tugoma nambaye n'utuyugi ku maguru ubwo se ahubwo bise bituma mbitekereza iyo myambaro wari warikuye mu Rwanda imikenyero rero twabaga tuyigira kubera imizi mikuru y'ibyangamakwe n'umuco nta muntu utagira agiraga imikenyero yego amayugi rero utuyugi nagiye kudukura ahantu matongi nzahantu hagagurishwe utuntu nk'utwo twa instrument de musique yego ndatubona duto uratwambara tari byari bindi by'abagabo duto umvase ko tumwe nadushyize ku maguru tundi ngadushyira nakoma amashyi natwo tukavuga nka diha nabyo bikavuga na femme orchestre yego byose wari ubifite ubikwije wari uri kwicurangira unaririmba unabyina ntabwo abazungu babyakira bate bari bumiwe ariko se wari wabona umuntu ujya kuri scene akakora ibintu nk'ibyo byose akiterera akikiriza akibyinira niho wahereye uhita uba umusitari pe ariko bakajya bantumira rero nyine regiriyemo bukeye umuhungu we yarangizaga amashuri ya cinématographie yego aramubwira ati pour ton dernier travail byandi bita mémoire ati abari we ari we indirimbo za Kayirebwa rero uzafata ngaho rero n'ubwa mbere ngiye muri studio yego wa mugabo
uzi umwana ubonye nk'ameza cyangwa ikipaniye cyuzuye bombo yego yaba abanyakasani baranyeretse Yego. ngo hagira ijwi rimwe hano hakagira irindi hano ririndi ngo bagashyiramo kasike ngo noneho ukaririmba na rya ndi mbere ndavuga nti ya majwi yose yamezemo ngiye kuyasohora numva nyine ni paradizo ndavuga nti sha nkandirimba indirimbo imwe nk'inshuro eshanu solo yego ukayishyira muri kasike ukasa n'uririmbana n'undi muntu yego ugashyira hasi ugashyira hejuru ukajya wikiriza hanyuma ukagira n'amashyi nsaba utuntu tuyugi n'akantu kakabaho ko ku maguru nanone nkajya nkubita n'umudiho rero akabaho kavuga nk'umurindi mbese yego n'utwo tuyugi n'uturi aha agasari ubukoze indirimbo ya mbere ariko zikwaye amafoto ntigeze fatisha amafoto ngo ndebe nibuka cyangwa n'abana banjye babona ukuntu nyina ukuntu byabaga bimeze na nyirakuru nuko nguko byatangiye noneho ngenda mbona amakontara gutyo buhoro buhoro bukeye ndema gurupe y'abantu ndahamamagara mu bakobwa tujya tuhurira mu minsi mikuru no mu makwe n'iki ngo ndebe ko hari abo byakora interesi twishakira ensemble turirimbe tubyine ahantu twari dutuye mu nzu twari dutuyemo heureusement hari ahantu ha entresol niko bahita yego hamwe hatari hejuru cyane ku buryo nta twari dutuye hejuru kuri deuxième ariko nyine tugize imana mbona mvuye ku kazi mbona handitseho aruwe kuri ako kantu kamwe ko hasi nta kibazo byihoreye ndaza yego usanga handitseho ko gakodeshwa yewe tataye agapapuro nkavanaho tukivaniraho ubwo rero usanze hari inzu yo hasi ikodeshwa mpita mpamagara propriétaire yego ndavuga naho ndahafasha ati no hejuru yego ubwo wahishyuraga ngahe ubu se ndabyibuka ariko ari menshi hasi hari akantu k'agasalon salon salle à manger cuisine kubera ko hari hasi ntawe byaderanjaga yego niyo mpamvu rero nahafashe sinibuka ukuntu nahakodeshaga niho rero nakoreshezaga amapetisiyo niho twahuriraga n'abakobwa baririmba nkagira umunsi w'abaririmbyi nkagira umunsi w'ababyinnyi nkagira umunsi wa byombi kugira ngo bamwe baterere abandi yego bukeye rero twibuka dutekereza nuko by'abahungu ningenga umugabo wanjye yari intore cyane ngo nawe aba bana b'abahungu b'abanyeshuri abatangiye gutyo ababikunda ababishoboye bityo mbese nabo abashaka babikunda babyige abishoboye babikore nuko dutangira kujya dukora iminsi mikuru gatumirwa tukagira dute umuco nyarwanda uburagutse cyane rwose byaranshimishije cyane ise mbyumva abantu byatangiriye byose iyo urebye mu Rwanda abahanzi ubona bakora gakondo ubona bafite ishyaka cyangwa baracyakanyakanya baba barifite iyo babitangiye babijyamo nk'abariya b'inganzo ngari yego hari undi mwana w'umukobwa ntabwo ari umwana ariko yitwa Karine Karambizi yego nawe akoresha ibyo bintu by'imyitozo yo kubyina abantu bagahura ngira ngo kabiri mu cyumweru niba atari rimwe simbyibuka yego nzi ko umukobwa wanjye ajyayo urumva rero none birakomeza kameme gakondo irakunzwe bashyizeho umwete kurushaho na minisiteri de la culture ikabashyigikira cyane byaba byiza kurushaho evidement yego usohora album ya mbere ariko ubwo mwasohoraga album cyangwa ni cassette
yari kasete yari kasete urakibuka amafaranga ubwo byagutwaye gusohora kasete ya mbere? abo man ntabwo mbyibuka. Ntabwo byibuka, byaba ari kera. Aya ni kera cyane kabisa. Iyo urebye hari indirimbo nyinshi cyane, ni umukobwa, hari twaza, ni nyinshi, kizungerezi, nagira ngo nkubaze indirimbo muri zo. Ariko mve icyo kibazo rero kirangora cyane. Yego. Mbabwira ngo ni nko wampitishamo abana nabyaye. Yego. Iyo wahimbye indirimbo yaguturutse mu mutima no mu mutwe no mu ndanduzi ko ari mu nda n'ukuri. Kugira ngo ugere ahubwo navuga iyo mbona nk'abantu bakunda cyane bakunze cyangwa himbaza abana bakabyina spontanément bayitera ukabona abantu bahagurukiye rimwe nka twaza yego nkaza hari mbese twaza mwajya he cyangwa n'izindi nk'izo ngizo. Hari n'indirimbo ziririmbitse gusa za mare batemba hamari bose namubonye agorora ikimera cye uzandeze ndece kibi cyamubimbuye mu baranga kikamurangiza mu giti kikamutebera bukondo. Icyo ni igisigo cya Rugamba nahimbiyeho amashwi. Yego. Kuko ibintu bya poezi cy'ikinyarwanda bikunda cyane. Yego, none nshaka kukubaza, hari benshi bavuga ko ngo ndi umukobwa, mba ngira ngo umara amatsiko abanyarwanda bagukunda ndetse n'abanyamahanga. Indirimbo ni umukobwa, igitekerezo wagikuye he? Nshingiraga umukobwa wanjye witwa ni umukobwa. Ni izina ry'umukobwa wawe? Yego. Naramusingiraga, twaramusingiraga akitwa n'umukobwa kandi akitiranwa na nyirakuru mama umbyara. Yego. Ariwe twamwitiriye. Urayimuhimbira? Ndayimuhimbira. Ni ibintu bitakwibagirana, biguma mu mutwe w'abantu. Umwana yabyakiriye ate? Mvuga ko ntabwo ngo ujye kubabarira nzibyo. Oya, urumva hari igihe uha umuntu impano akanarira. Si byo se nyine? Yararize uyimurimbira ku bukwe. Bazanye wenyine se n'abandi babyumvaga. Ntabwo ndi kubyumva neza. Harimo amagambo ateye ubwoba. Curika icumu. Amarangamutima mugani hinanga numva abantu bavuga nzo nabikiriraga. Munyaribwe imbabazi. Numvaga akunda kubaza ibibazo bimeze bityo. Yego. Birimo amarangamutima. Nuko rero bagiye kubaza abantu amarangamutima. Amarangamutima yo ku giti cyabo, ariko icyo giti niko ujya wumva imiziki y'ubu ngubu, ndavuga ubwo cyane cyane atari gakondo. Yego. Hari n'abanzi wikundira burya hano? Hari abahanzi ukunda mu Rwanda? Yewe narakunda narabafite wenda untunguye sinavuga, ariko nkateta nakunda gukunda aririmba. Teta Diana, Buravani, Ivan Buravan. Yego, wa muhungu wipfiraga nawe disi. Se harya yaguye mu akabyara, umenya yaraguye muri gereza. Yaririmbaga ikintu kimeze nk'ikilatini. Yego, Kizito Mihigo. Yego. Ndabafite benshi nk'ubu. Wigeze imiziki ya Ivan Buravan wumvaga nko mu myaka 10 iri imbere yari kubimeze ite? Ibintu byose byacitsemo kabiri ntubumenya aho bizagana. Iyo bikomeza nyine wa mugani yanjye byajyaga kugenda byunguka biterwa, ariko n'intuza hariho ababijyana bagira ngo birunguka bakabijyana mu binyamahanga. Hari n'abandi bakomeza gakondo, biterwa rwose na buri wese. Ivan Buravan rero buriya ni umwe mu bahanzi nanjye nakundaga, bitumye nanjye numva ngize agahinda. Ariko igihombo yaduteye, ubona icyuho yasize kizavamo gute nk'umuhanzi w'inararibonye kandi umaze igihe? Kuvuga ngo icyuho cy'umuntu yateye kizavamo gite? Umva igihe icyo nifuza nuko abahanzi bagumya bakahanga
kandi bakagenda babyiruka naho kuvuga ngo umuntu arasimbura undi ntabwo byoroshye. aho birumvikana izuba riri kugenda riba na ryinshi ariko riri kugenda riba ryinshi cyane noneho ahubwo riranyishe yewe nukuri kw'Imana. mama reka nkurekure nubwo ntabishakaga njyanye no hanze kunyisha izuba gusa. yego naho ndi kuratse ni reka nkurekure rwose reka nkurekure ugamira izuba ni kandi harageze. yego harageze ariko uracyari mu Rwanda abantu bagutumira mu biganiro bitandukanye live biri direct kuri television ukaganiriza urubyiruko inama rero ku rubyiruko cyane cyane urubyiruko rwose ndaruha bangukise abafite akantu k'ubuhanzi babikore n'abazi kubikora batabihanga baririmbe by'abandi ariko baririmbe niba bumva babikunze vidama ntawe bihata umuntu be gutinya be kwitinya kandi bamenye ko ari ibintu bishimisha abantu kandi ari ibintu cyunguka oya byo kunguka byose bibizi cyane ariko birakoze umuco wacu ntuzibirane ngo tuzarengwe n'inyamahanga usange tutakigira gakondo yacu ndetse tutakigira umuco wacu rwose. ndagushimiye cyane urakoze cyane hamwe. yego